Ese wari uzi ko gukoresha agakingirizo utabanje kureba itariki kazarangirizaho manda bishobora gutuma utera inda mu buryo utateguye cyangwa se wandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nyamara utabiteguye kandi wari uzi ko wikingiye? Iki ndetse n'ibindi bintu 8 bidakunzwe kuvugwa cyangwa se batigeze bakubwira ku gakingirizo ugiye kubyumva muri iki kiganiro mwategura hano kuri Delph_Olivier. Muri kumwe nanjye Manzi Olivier, ninjye wateguye kino kiganiro nanjye uri kukibagezaho. Kurikira kino kiganiro kugeza ku herezo kuko ni cya 8 nacyo urasanga batarigeze bakikubwira. Mugenzi wanjye Damuru nk'uko yababwiye mu kiganiro cyashize yagerageje kubasobanurira byinshi ku bijyanye n'agakingirizo, aho yasubiyemo umumaro wako ndetse akanababwira bimwe nanone bitajya bikundwa kuvugwa, ariko hano mu buryo bwahoranyije nabateguriye ibintu 8 ahanini utegeze wumva mu matwi yawe niba utarakurikiye Delph_Olivier. Hano rero ni kuri YouTube channel Delph_Olivier. Niba utarakora subscribe wakora subscribe ngo utajye ucikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Delph_Olivier, cyane ko ari ibiganiro babigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Rero ntabatindiye ku mwanya wa mbere nuko uzasanga nta muntu uzapfa kukwibutsa yuko burya agakingirizo kagira itariki karangiriraho. Ni benshi mwumva bavuga ku byiza byo gukoresha agakingirizo, ariko ni bake nanone uzegera wumva cyangwa se nta nubwo uzabumva bakwibutsa ko mbere yo kugakoresha uba ugomba kureba ko katarangije igihe. Ibi rero icyiza cyabyo cyo kubireba ni uko bifasha mu gutuma umenya gukoresha igikoresho gifite ubuziranenge, aho yaho karangije igihe kaba gashobora gucika cyangwa se ugasanga ntago amavuta yako akirimo. Ibyo ngibyo rero bikaba bishobora guteza ibibazo birimo n'ubundi kwandura za ndwara wikingiraga, ukibaza ati se ko nakoresha agakingirizo kuki nanduye cyangwa se kuki nateye inda cyangwa se kuki natwise mu buryo ntateganyije, nyamara warakoresheje agakingirizo karangije igihe. Rero ni ngombwa ko ugomba kubanza gusuzuma neza niba agakingirizo ugiye gukoresha katararengeje igihe, bizwi nka expiration date. Ikindi kintu cya kabiri utazigera wumva bapfa kukubwira ni uko burya agakingirizo kagenewe gukoreshwa rimwe. Ntuzibwire yuko ngo nuko ufite bukeya cyangwa se igikorwa kiracyakomeje nubona bugushiranye utekereze ko ushobora gukoresha utwore wakoresheje mbere, cyangwa se utekereze kuba nta kufite ukagira ahantu ukabona akakoreshejwe ushobora kugakoresha, cyangwa se ukabona agakingirizo kawe wari ugiye gukoreshwa na kigeze gupfundurwaho rimwe barongera bagafunga. Uzitonde yuko ibyo bintu ntabwo babyemewe, agakingirizo buriya kagenewe gukoreshwa rimwe. Ibi rero ntabwo uzigera ubyumva niba utadukurikira. Ku mwanya wa 3 turasanga yuko burya abenshi ntabwo mubyitaho, ariko burya ubukingirizo babukoze mu buryo bw'amasize, kugira amasize agiye atandukanye. Ni ngombwa ko umenya size yawe kugira ngo nabyo bizagufashe cyane ko niba ukoresha size itari yawe haba hari ibyago by'uko agakingirizo gashobora kwangirika igihe uri mu gikorwa, bityo za ndwara wikingiraga bikarangira utazikingiye, cyangwa se na kwa kuboneza urubyaro cyangwa n'ibindi byo kwirinda kubyara mu buryo utateganyije bikarangira bibaye impfabusa. Ku mwanya wa 4 uzasanga yuko akenshi ntago abenshi bazabagira inama yo gukoresha agakingirizo, babibabwire kenshi, babagiremo inama kenshi ahantu hagiye hatandukanye henshi, ariko ntago uzigira wumva bakubwira yuko cyangwa se bakwibutsa ko burya gukoresha agakingirizo bitizewe 100% mu kuba kakurinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se kagufasha kuboneza urubyaro 100%, cyangwa se n'ibindi n'ubundi bababwira mu tumaro twako. Mwumvishe ko Damura babwiye ngo agakingirizo ni double agents, nuko katurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ikindi kakanadufasha mu kuboneza urubyaro byose icyarimwe, ariko buriya yabasobanuriye neza yuko katabikora 100%. Rero iki kintu ugomba kukimenya mu mutwe wawe, ugafata umwanzuro wo gukora imibonano mpuzabitsina ubizi neza ko nubwo ugiye kwikora ukoresha agakingirizo bitakuraho ko ushobora gutwita cyangwa se gutera inda cyangwa se kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko nago akakingirizo kabikurinda 100%. Niho hantu uzasanga abasore benshi bihakana abana bavuga ko bakoresheje agakingirizo, nyamara baba birengagije neza iki kintu cya 4 kuko batigeze bakibwirwa, nta n'icyo baba bazi ko agakingirizo buriya katakurinda gusama 100% cyangwa se kwandura zino ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane iyo utazi kugakoresha neza ntabwo kashobora kubikurinda 100%. Ku mwanya wa 5 turasanga yuko ntago kenshi uzigera wumva bakubwira ko burya udukingirizo turi mu bwoko. Ni byiza yuko umenya wenda ubwoko bwiza kuri wowe
ukabanza ukamenya ubwoko bw'agakingirizo ugiye gukoresha. Muzajya mubibona babyanditseho bitewe n'inganda zabukoze, haba hariho ubwoko, ariko buri bwoko buba bugiye bufite itandukanirizo ushingiye nko ku bintu babibukoze. Ndakeka Mudamur mugenzi wanjye yarabasobanuriye ku bintu babikoze udukingirizo bigiye bitandukanye, ariko ndetse buriya n'amavuta aba abikoze aba agiye atandukanye. Nko ku bantu bagira allergy yitwa latex allergy, muba mugomba kwitonda gukoresha ubukingirizo bukoze muri latex, kuko nyine nabwo byabatera allergy. Ku mwanya wa gatandatu urahasanga yuko ni kenshi abantu cyangwa se uzigishwa gukoresha agakingirizo, bakubwira n'ibyiza byako, ariko ntago uzigera ubona umuntu upfa kukwigisha uko bapfundura. Ni kenshi uzasanga abantu cyangwa se uzanabona aho kakoreshejwe ukabona uburyo kapfunduwemo ni mu buryo bw'amagendu, aho ushobora gusanga kapfundujwe amenyo cyangwa se umunwa, mu gihe kandi tuba dufite amenyo hejuru uba ushobora gusatura usa n'umanura kagahita kipfundura utagombye gukoresha amenyo. Buriya rero gukoresha amenyo biba biri muri risike nyinshi cyane, yuko winjiza amavuta mu kanwa atakagombye kuba ajya mu kanwa, akozwe n'ibinyabutabire bigiye bitandukanye, ndetse ariko kandi usibye n'icyo uba ushobora buriya no kugatoboza iryinyo nyamara ntubimenye, bikarangira za ndwara wirindaga cyangwa se kwa kuboneza urubyaro, cyangwa se niba uri urubyiruko n'undi wese uri kwirinda kubyara umwana atateganyije, bitagerwaho bitewe n'uburyo agakingirizo kapfunduwemo. Ku mwanya wa karindwi rero ni kenshi abantu bazakubwira gukoresha agakingirizo, ariko ni bakeya bazakwigisha uburyo kambagwamo. Ndakeka Damur mugenzi wanjye yarabisobanuye ahangaha, aho yabasobanuriye ku buryo kambagwamo, aho usiga umwanya imbere mutoya uba ugomba kujyamo amasoro cyangwa se semen z'umugabo igihe igikorwa kiri kurangira. Rero tugeze ku mwanya wa gatandatu. Icya karindwi turakirangije, nicyo icya karindwi turakirangije. Icya munani ari nacyo cya nyuma, ni uko burya urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu benshi n'abantu bakuru benshi, uzasanga benshi batazi ko burya udukingirizo turi mu bwoko bubiri, aho haboneka ak'abagabo ndetse n'ak'abagore, aho uzasanga abantu benshi bazi yuko burya hiberaho ak'abagabo gusa, nyamara n'ak'abagore karahari. Ak'abagore rero nuko gateye, muri kukabona no kuri screen. Nimubikunda muzajye muri comment mutubwire, tuzaze tubigishe uburyo nako gashobora gukoreshwa, ariko kandi n'ak'abagabo ku bantu batasobanukiwe neza uko kakoreshwamo mu magambo, muzatubwire tubakorere video ibereka uburyo ki gakoreshwamo neza. Ibyo byose rero tuzabikora tugendeye ku byifuzo byanyu muri comment. Niba hari ikibazo ufite, hari icyifuzo ufite, duhure muri comment ukigaragaze. Rero turangiza kino kiganiro, reka tukubwire ngo mukobwa, koresha agakingirizo urinde ejo hawe hazaza. Musore, koresha agakingirizo urinde ejo hawe hazaza. Mugabo, koresha agakingirizo wite ku muryango wawe cyangwa se urinde umuryango wawe. Mugore nawe koresha agakingirizo kugira ngo urinde umuryango wawe. Mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Niba hari ikibazo ugize cyangwa se igitekerezo, icyifuzo, duhure muri comment turazisoma, tuzabasubiza. Niba hari ikindi kiganiro wifuza ko twaza gukorera, nabwo ujye muri comment tubwire, tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.